kuzamura ubwishingizi ndagira ngo urugero buriya moto mu minsi yashize yishyuraga amafaranga 42,000 ku mwaka. Dufite umuntu wakoze impanuka, nako nta nubwo ari impanuka, umenya ngo yaragendaga mu muhanda moto iramugonga agwa muri rigore avunika akaguru. Uwo muntu akaba yarahembwaga amafaranga 3,000,000 mu kwezi, yarafite imyaka 30. Ubwo yagombaga kujya mu kiruhuko cy'izabukuru agize imyaka 65, bakavuga bati yarashigaje imyaka 35 y'akazi. Uko gukomereka kuko kuguru baravuze ngo afite disability incapacity cyangwa ubumuga ngo bungana na 35%. Fata 3,000,000 ukobe 12, si 36,000,000 none ukube ya myaka 35 ngo yarashigaje y'akazi. Ayo gayo nta n'uwashobora kuyabara mu mutwe. Ayo yose bakayabara bakavuga ko ari yo sosiyete y'ubwishingizi igomba kwishyura miliyoni n'andi miliyoni. Kubera yuko bagiye kuyabonera rimwe bafite uburyo babibara, bimwe bita ku discountinga cyangwa kubara agaciro k'ayo mafaranga niba yabonye none akaba yajya kuyabitsa akamuzanira inyungu kugira ngo bihure. Kuri uwo muntu twishyuye miliyoni 106. Tekereza kwishyura miliyoni 106 kuri moto yishyuye 42,000 kugira ngo ayo mafaranga uzayagezeho uba ugomba kuba wabonye amafaranga yaturutse mu bamotari bangahe. Nuko rero uko bimeze gutyo nibyo bituma igiciro cy'ubwishingizi kizamuka, kugira ngo ibyo twasezeranije abantu kuzakomereka, kuzangirizwa n'ikinyabiziga iki n'iki, ayo mafaranga tuzayishyura kuko ariko amasezerano avuga. Iyo rero ya mafaranga abafata ubwishingizi batanze adahagije kugira ngo yishyure impanuka bateza n'ibibazo bateza, umwishingizi yagira ate? Nta kundi yabigenza uretse kuvuga ati nzamuye igiciro. Nabo bakavuga batoya muraduhenda n'ibikimwe n'ibyo ngibyo. Hari bamwe bajyaga babasubiza bati niba nazamuye igiciro kugira ngo uzashobore kwirengera ibyo uzangiza byose, nawe ufite uburenganzira bwo kuzamura igiciro wakumupasaje kugira kuko ayo mafaranga ari mwavu. Iyo byagenze bityo rero naho ngaho induru zitangira zikavuga.